iyo umuntu abaye inshuti n'isi biravuga ngo umuntu abaye inshuti n'isi ngo abayihinduye umwanzi w'Imana. Abantu mukoresha izi smartphone mukazikoresha mudafite umutima ukomeye, uko umuntu arushaho kutegera Imana niko arushaho kwegera isi, niko arushaho kwegera amagambo isi ivuga, niko arushaho kwegera ibishuko by'isi, niko arushaho. Adamu na Eva bari baraho batuje, ariko Satani aza kubasanga muri iyo ngobyi Edeni, arababwira ngo mwari muzi n'ikindi ngo harya imbuto bimeze biti, ngo imbuto ntabwo tukwiye kuyirya, ngo Imana tubwiye ngo ntituzayiryeho. Imana yababwiye ngo ntimuzayiryeho. Iyo ushaka ubwami bw'Imana wigomwa iby'umubiri wawe wakundaga, bityo ugakunda iby'Imana ikunda. Bibiliya iravuga ngo umwuka akunda ibyo kamere yanga, na kamere ikunda iby'umwuka yanga, ngibyo birahabanye byo rwose. Nimugendera mu mwuka muzatsinda ibyo kamere ikunda, nimutagendera mu mwuka muzakora ibyo kamere ishaka. Yageze igihe aravuga ngo kwikinisha si icyaha, ahubwo ni ibintu byo gufasha umuntu kugira ngo aruhuke. Abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaraga ubwami bw'Imana. Bavuzemo n'abasambanyi ko batazaraga ubwami bw'Imana. Rero nimba umaze kumenya yuko abatazaraga ubwami bw'Imana harimo n'abasambanyi, ukaba ushaka kubireka, nta kindi bivuga yuko ukwiye kwizera Yesu ukamwakira nk'umwami n'umukiza. Iyo wamwizeye ukaba ubikora utabishaka, icyo gihe birasaba yuko mukizwa, mugasenga, mukiriza ubusa, mugashaka mu maso y'Imana, Imana ikabaha umwuka w'ijuru, niwo mwuka ubasha kunesha iyi si. Nimumara kunesha iyi si, tubahaye ikaze kandi turabasuhuje. Njye Patrick, Imana ikomeze kubaha umugisha. Waba ufite ibibazo, waba uri mu ntambara nyinshi cyangwa ibigeragezo byinshi, humura, Imana irahari kandi izagira icyo ikora. Sanzwe nkora ibiganiro kuri iyi channel yacu, mwibuke mukande subscribe, mugakara akantu k'umutuku n'ugakandaho gutya, kandi murimo kubikora neza. Imana ibaha umugisha cyane, turabakunda cyane. Yes, yego, ibintu abantu bakunda muri no minsi ni byinshi, ariko cyane cyane muri bino biganiro dukora, abantu ntago bakunda ukuri, ntago bakunda ibiganiro bibigisha, ahubwo bakunda ibiganiro birimo gutwika hagasha nyine. Yewe n'abapasteri baradutse noneho bagiye gutwika, abahanuzi bagiye gutwika, abantu bose barimo gutwika kuko babonye ko ari byo mukunda, babona nibyo byinjiza. Noneho ubu ngubu ikigezweho ni uguhimba ubuhamya. Umuntu akaza agahimba ubuhamya, agashyiramo amakabya nkuru, akavuga yuko yakoze ibi, yagenda haza bigenda gutyo, mbega agatwika kabisa kugira ngo arebe ko views zaboneka n'ibiki byose. Ariko gihe si ibyo ngambiriye nibura niyo nakumvwa n'umuntu umwe cyangwa abantu batanu, ariko bakumva icyo nshaka kuvuga, wenda bagira ikibafasha. Hanyuma tugiye kureba ni iyihe mpamvu, ni ibihe bintu bituma abantu bishora mu busambanyi bwinshi, cyangwa se abantu bajya mu busambanyi bwinshi. Ubusambanyi bumaze gufata indi ntera. Ubusambanyi bumaze gufata indi ntera. Uziko numvishe yuko hari ibihugu bimwe nko mu Bufaransa n'ahandi bamaze kugera ku rwego rwo kubyigisha mu ishuri, muri za primary, sina university, primary bagatangira kubyiga noneho bakabyiga nk'isomo, kandi bakabyiga bakoresheje ibintu byinshi cyane, nyine ibifatika byose bakabyiga. Bimaze gufata indi ntera n'ibindi bihugu byinshi cyane. Rero ni ibintu bikabije, kandi nicyo cyaha Imana yanga urunuka, ni nacyo cyaha kiganje cyane. Ni icyaha pe, sinzi na Satani arabizi reka Imana icyanga, kandi gitandukanye abantu n'Imana cyane. Amaze noneho kukigira gute, kugishakira inzira mu bantu zimaze kuba nyinshi, bimaze kuba iribi nese. Ahubwo ejo bundi
numvishe umupasiteri n'umusobozi w'Afurika arazwi cyane n'amadini yari mu Rwanda hano, afite n'amadini n'amatorero mu Rwanda hano mu bihugu byinshi cyane. Ni umupasiteri ukize ushobora kuba arekurabije iruta iy'u Rwanda ayohereza mu matorero yiwe, afite amatorero menshi cyane. Yageze igihe aravuga ngo kwikinisha si icyaha, ahubwo ni ibintu byo gufasha umuntu kugira ngo aruhuke. Kwikinisha si icyaha. Nkibaza yasomye ibihe Bibiliya, ntabwo yasomye ko hari umuntu wakoze ibintu reka mbireke ibyo ngibyo nabyo. Reka twivugire ku mpamvu zituma abantu bari kwishora mu busambanyi cyangwa se ubusambanyi buri kuba bwinshi. Icya mbere cyabiteye urabona byadutse muri no minsi. Mbere umuntu yabaga aho ngaho adafite amakuru yabyo, atanabyumva cyane, atazi atari interested ndetse anabitinya, ariko biza kugera igihe tuza kubona amakuru yabyo, tuza kumenya, tuza kubona ama information kuri byo mu buryo bworoshe, bitewe n'icyambere cyabiteye izi telefone, ama internet, amafoto. Biriya bintu mana yanjye byongereye ubusambanyi ku isi cyangwa se mu Rwanda. Mu Rwanda byatwongereye ubusambanyi. Abantu mukoresha izi smartphone mukazikoresha mudafite umutima ukomeye, ye baba we ni hatari. Kubera ko ujya gufungura YouTube ukabona ni hatari, ukabona amafoto, ukabona amavideo, ukabona iki, ukajya mu bindi byinshi. Nuko izi telefoni zaje zifasha abantu mu kubongerera irari cyangwa se mu gusembura irari, mu kubasembura, bityo bajya mu busambanyi bwinshi cyane. Ikindi navuga gikomeye kiri gutuma urubyiruko cyangwa se abantu bajya mu busambanyi, nicyo bita imvugo ziri mu rubyiruko, ni imvugo ziganjemo ibishego. Ibishego bisigaye ugutebya, nta kibazo kirimo. Yewe ibishego ni ugutebya, ni ugusetsa, ni brag. Mbega ubusambanyi busigaye atari ikintu, si ikintu cy'ahantu hiherereye, ni ikintu cyamaze kuva ahantu hiherereye, cyamaze kujya muri, cyamaze kuza kiza hehe muri public. Muri public umuntu avuga igishego kiraho cyumvikana, abantu bagakoma amashyi, bagaseka, bakishima, ntibamucyaha. Abashinzwe umuco, minisiteri y'umuco ntiyamucyaha, ababyeyi bari aho ngaho ntibamukosora, abayobozi bari aho nimba mwarabaye iki, nimba byaragenze bite, nimba harabaye iki, nimba twese twaratatswe n'uwo mwuka, ni ukubera iki tutagira umwuka wo gucyaha ubusambanyi? Uwo mwuka w'ibishegu ni kubera iki tutakibifatira ingamba? Ese ariko byanashoboka, impamvu ndayizi. Human right cyangwa se human right, abari abashinzwe uburenganzira bw'abantu, sinzi imbaraga bafite ku isi, sinzi imbaraga bafite ku Rwanda, sinzi imbaraga bafite ku ruzingana, ariko babashije guhindura umuco w'abantu. Abantu ntibakivuga, basigaye bareka ibintu bigakorwa ku mugaragaro, bigakorwa n'ahantu bitagakorerwa. Bira bintu byashoye abantu hehe mu busambanyi bwinshi cyane. Ibi bintu noneho sinavuga, noneho amafilime ari gusohoka. Nivuze ngo ifilime irimo gusohoka, irimo abantu bakundana, ye baba we, iyo urebye usanga harimo abantu bambaye uburyo bwo gushotora abantu, ku buryo usanga umuntu ubifitiye irari bati ya twabonye sha tibege cyana, ugasanga bimuhinduriye mind ukuntu. Kandi ushobora kwibwira abo bakobwa avuga ngo muturebera iki, ngo mu biki n'ibiki, none se turareba hehe? Turareba nyine, dufite amaso, turareba iki se? Uburyo izi ndirimbo zirimo ibishegu, uburyo amafilime harimo kwambara nabi, n'uburyo abakobwa bari kwambara nabi kandi bakambara muri public. Hari n'amategeko abihana, ariko aya mategeko abihana ntabwo akurikizwa. Ariko hari amategeko abihana, ariko ntakurikizwa bitewe nuko human right iri hariya, irabarenganira, irabavuganira, ifite ibihano ifatira icyo gihugu, ifite ibintu byinshi cyane. Human right, sinzi uwo muntu bita human right kuntu ari kuduteza ibibazo mu by'ukuri. Human right nuko ntamuzi, nakamubwiye ati kweli wowe uzabonana n'Imana bitewe nuko ibyo washyigikiye ibyo Satani ashaka ko biba mu isi. Kubera yuko ujya kubona ukabona
human right irimo iravugira abantu babatinganyi bakora ubutinganyi. Yego nta niwabasha gukuraho ubutinganyi, ariko nanone si ikintu cyakakwiye kujya muri public, kuko ni igisebo mu muryango wacu, ni igisebo kumva ko tubifite, ni igisebo mu muryango wacu, ni igisebo ku gihugu, ni igisebo no mu bantu Imana yaremye. Ni ibintu byakakwiye kuba biri iyo kure bityo abantu bakamenya ko bitabaho nubwo bifite uburyo byabaho, bitewe nuko dayimoni ziri mu bantu benshi. Dayimoni ziri mu bantu benshi kandi zibajyamo mu buryo butandukanye. Rero mu buryo bwo kugira ngo byakakwiye kuba biri ahantu runaka mu buryo runaka, ariko human rights irahari, bavugira ibiki, bafite uburenganzira. Nabonye uburyo ibihugu byikomye Uganda banayifatira ibihano byinshi, ngo ni ukubera yuko yashyize ibihano, yafatiye ibihano abakora ubutinganyi. Ntabwo ubundi wikoreye ubutinganyi bwawe nta kibazo, ahubwo uburyo bashaka kubuha uburenganzira, kubwimika, bwemerwe mu mategeko, bwemerwe, babasezeranye mu rusengero, babasezeranye ahantu hariho hose bigaragare. Icyo kintu nicyo ubutinganyi ntabwo twabuhagarika, ni biri muri Bible, uwo muka ntitwabuhagarika, ahubwo buryo ushaka noneho kwigarurira umuco cyangwa se ushaka indi mwambaro udakwiriye, nicyo kibazo. Rero ibyo bintu byose human right nayo iri mu bintu bituma abantu bishora hehe mu busambanyi. Kubera iki? Kubera ko amategeko yashyizweho kugira ngo umukobwa agire ukuntu yambara muri public, amagambo abakwiye kuvugwa, ibiteye isoni, ni byose ibyo bintu byose bibasha gukurikizwa ntibigikurikizwa. Kubera iki? Kubera human right nayo ifasha abantu kujya mu busambanyi. Ngira ngo icyanyuma twavuga gishora abantu muri buno mu busambanyi, nicyo bita ubushuti bubi n'isi, kuba inshuti n'isi. Iyo umuntu abaye inshuti n'isi, Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu abaye inshuti n'isi ngo aba yihinduye umwanzi w'Imana. Uko umuntu arushaho kutegera Imana, niko arushaho kwegera isi, niko arushaho kwegera amagambo isi ivuga, niko arushaho kwegera ibishuko by'isi, niko arushaho. Uko arushaho rero kwegera isi, niko arushaho kwakira umwisi, hari ubusambanyi bwinshi, niko arushaho kwakira umwuka w'ubusambanyi. Uwo mwuka w'ubusambanyi rero uragenda ukaba kamere ibasha kumuyobora, ikamugeza kuri success ubusambanyi yamaze gusogongera, yamaze kumva, bikabasha kugera kuri success yabyo. Reka mbabwire, Adamu na Eva bari baraho batuje, ariko Satani aza kubasanga muri iyo ngobyi Edeni, arababwira ngo mwari muzi n'ikindi, ngo harya imbuto bimeze biti, ngo imbuto ntabwo tukwiye kuyirya, ngo Imana tubwira ngo ntituzayiryeho. Imana yarababwira ngo ntimuzayiryeho, ngo kubera iki? ngo umunsi twayiriyeho ngo no gupfa tuzapfa. Barababeshyesha, nimuyiryeho gupfa ntimuzapfa, ahubwo muzaba nk'Imana. Niko Satani yavuze. Ariko ibyo babwiye bamaze kubyemera no kubyizera, byatumye bashyira mu bikorwa ibyo yageze gute, ibyo yababwiye, Satani yababwiye. Nawe ni wumva ibintu by'ubusambanyi, ukirwa wumva ibishego, ukirwa wumva ureba amafilime arimo ibintu nk'ibyo byanga byakuntu uzadukwaho n'uwo mwuka w'ubusambanyi. Kandi ikindi ibintu by'ubushuti dukomeza kuba tudatinyana. Mbere harimo mu muco wa Kinyarwanda harimo kubahana hagati y'abakobwa n'abahungu. Abahungu bakagira groupe yabo, bakagira imihango, ibyo biga, nimba ari ugusimbuka, nimba ari ukugira gute, ibyo kuba umugabo, by'ubutwari n'iki. Abakobwa nabo bakajya mu bikari n'ibindi byose. Byatumaga hatabaho guhura cyane kw'abahungu n'abakobwa. Ariko muri kino gihe abantu bahabayeho channels, uburyo bwo guhura kw'abakobwa n'abahungu n'igihe kitari cyakanagera, bituma rero ubusambanyi burushaho kuba bwinshi. Reka mbasomere iki cyanditswe kugira ngo mucumve neza. Kiboneka mu Batesalonike ba mbere ibice 6 umurongo w'9, haravuga ngo ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana, ntimwishuke,
abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaraga ubwami bw'Imana. Bavuzemo n'abasambanyi ko batazaraga ubwami bw'Imana. Rero nimba umaze kumenya yuko abatazaraga ubwami bw'Imana harimo n'abasambanyi, ukaba ushaka kubireka, nta kindi bivuga yuko ukwiye kwizera Yesu ukamwakira nk'umwami n'umukiza. Iyo wamwizeye ukaba ubikora utabishaka, icyo gihe abari dayimoni hakwiye kubaho amasengesho yo kugusengera deliverance, uwo mudayimoni akakuvaho, bityo icyemezo wafashe ukabasha kugishyira mu bikorwa. Iyo ubona ukabona urabigwamo, nta hantu uhurira n'isi, nta hantu uhurira n'abavuga ibyo bintu n'amafilime, ufite ukuntu wirinda ibyo bintu, ariko mu gihe udatekereza ugasanga urabikoze, mu gihe udatekereza ugasanga urikinishije, bishatse kuvuga ngo hari dayimoni ibikora. Hakwiriye amasengesho yo kwiriza ubusa, ndetse n'abantu bakagusengera iyo dayimoni ikagenda, bityo icyo wizeye cyo kudasambana ukaba wabasha kubishobora, ubishobojwe na Yesu ubashije kukubohora. Rero iyo uri muri icyo cyaha rero umenya ko utazaraga ubwami bw'Imana. Icyo ukora ni ukukizwa, ugahinduka, ukabireka, ubitewe n'uko mutinya yuko utazaraga ubwami bw'Imana, ushaka ubwami bw'Imana. Iyo ushaka ubwami bw'Imana wigomwa ibyo umubiri wawe wakundaga, bityo ugakunda iby'Imana ikunda. Bibiliya iravuga ngo umwuka akunda ibyo kamere yanga, na kamere ikunda ibyo umwuka yanga. Ngibyo birahabanye byo rwose. Nimugendera mu mwuka muzatsinda ibyo kamere ikunda, nimutagendera mu mwuka muzakora ibyo kamere ishaka. Birasaba yuko mukizwa, mugasenga, mukiriza ubusa, mugashaka mu maso y'Imana, Imana ikabaha umwuka w'ijuru, niwo mwuka ubasha kunesha iyi si. Nimumara kunesha iyi si, nimumara kugira umwuka wo kunesha iyi si, uwo mwuka w'ubusambanyi uzabavaho, muzatungana mu bitekerezo byanyu, muzamenya uko mukwiriye kwambara, muzamenya uko mukwiriye kuvuga, amagambo mukwiriye kuvuga atabakoze isoni. Ariko mwambaza ngo iyo umuntu yambara imyambaro migufiya, ese byaba ari icyaha? Yes, ni icyaha. Ni icyaha, ni ubusambanyi. Umukobwa umwe wambara bigufiya ashobora gusambana n'abahungu batanatigeze aryamana nabo, ahubwo aryamanye nabo mu bitekerezo. Kandi Bibiliya iravuga ngo uwifuza umugore w'undi amaze gusambana nawe. Iyo umuntu agiye hariya, abantu bose bateye bitandukanye. Harimo abagira irari ryabo ryiza vuba, cyangwa se bitewe n'abadayimoni. Iyo akubonye rero bitewe n'imyambarire akakwifuza, cyangwa se agasambana mu mutima bitewe n'uko wambaye, uburugiye kumbwira ngo none se ngo hari ujya n'ukuraba mu maso, icyo tuzakivugaho ubutaha. Reka tumaze tuvuge ku cy'imyambarire. Iyo tugiye kuri ibyo bintu byinshi bituma ni dayimoni ishaka gutuma abantu batamenya ukuri, kubera ko buri kintu cyose kigendera kuri etape. Ugasanga rero umuntu akoze icyaha bitewe n'imyambarire yawe. Abantu utazi, abantu utagize gute, uzagera mu ijuru ujya kubona ubone bagushinjije yuko waryamanye n'abantu batandatu utazi, utanatekereza, utanashaka. Ni byiza yuko mwambara mukikwiza, mukambara imyenda itabambika ubusa kandi idashobora gutuma ishotora abantu ngo bebe basambana namwe mu mitima. Yego, amaso yacu, urupfu rw'abahungu ruba mu kureba, cyangwa se rw'abagabo urupfu rw'abakobwa rukaba hehe mu kumva. Nibyo rero mukwiye kwitondera ibyo mwumva mwa bakobwa mwe, namwe abahungu mukwiye kwitondera ibyo mureba. Tukwiye kwirinda mu byo tureba abahungu, ariko nanone namwe mukwiye kwirinda kutugusha. Bibiliya iravuga ngo nubera igitsitaza cya mugenzi wawe, yubera igitsitaza mugenzi wawe, ngo nibe niyo wari kuba utaravutse, kubera ko yubera igitsitaza kuri mugenzi wawe. Yesu yaravuze ngo ukwiriye gushirwaho urusyo ukajya hehe, bakakujugunya mu nyanja imbere, indani imuhengeri neza. Ni ngo nibyo bigukwiriye, kubera yuko ngo ibitsitaza ntibizabura kuza, ariko hagowe ugira gute ubizana. Rero wera kuzana ibitsitaza, wenda utekereza yuko aribyo bishobora gukurura umugabo, gukurura abagukunda, gukurura iki, cyangwa se ngo ni ubusirimu. Ibyo ngibyo rwose ntabwo ari byo. Ukwiye kwambara ukagira gute, ukikwiza, ukambara imyambaro ihesheje
igwesheje icyubahiro, yesheje n'Imana yawe icyubahiro. Imyambaro migufiya tukayiharira abicuruza, kubera ko abicuruza niyo identification yabo, bagomba kwambara kuriya nyine, nta kundi twabigenza. Nabo nibamenye ukuri bazambara ibikwiriye umwami wabo bamenye, ariko mu gihe batari bamumenya bagomba kwambara kuriya nyine. Nibyo mbabwira ngo ndabahugura bene data basenga, mwambare uko bikwiriye, mwambare imyambaro Uwiteka ashaka, mwambare uko bikwiriye. Ni mwambare uko bidakwiriye muzaba mwigize gute, muzaba munyuranyije n'iby'ijambo ry'Imana ribabwira. Muri abageni ba Kristo, nta mugeni rero wambara mini, keretse abungubu bashize isoni, bataye umuco, ntazi uko bameze. Ndabona bizaduka, sigaye mbona bashaka no kwambara amapantaro. Oya, umuntu akwiriye kwambara ikanzu, umugeni akwiriye kwambara ikanzu y'umweru de imugera ku birenge. Ni nabyo bikwiriye abana b'Imana. Nukuri ndabifuriza kumva iki kiganiro no kufashwa nacyo, nubwo ari amagambo isi cyangwa se abisi badakunda, ariko nuyumva uzagerageze ukora iby'iryo jambo bikubwiye. Nukuri Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza. Nakagaruka, turabakunda.